Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Iyo nyamaswa ubona hano imbere bayita zebra mu rurimi rw'amahanga, mu kinyarwanda bayita imparage, kandi ni imwe mu nyamaswa zizwi cyane ziboneka muri pariki y'igihugu y'Akagera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka yayo naho imparage ziba muri iyi pariki y'igihugu y'Akagera. Imparage zabayeho muri iyi pariki y'Akagera kuva kera cyane kubera ko aka gace kari gasanzwe ari savane cyangwa se ubutaka burimo ibyatsi byinshi. Ariho imparage zibona, ahangaha niho imparage zaboneraga ibyo zirya mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 imparage zari nyinshi cyane muri iyi pariki y'Akagera, ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, pariki yarangiritse cyane, abantu benshi barahatuye, inyamaswa ziricwa, izindi zirahunga. Ibi ngibi byaje gutuma imparage zigabanuka cyane. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2010 Akagera yatangiye kongera kurengerwa neza. Ni ukuvuga ngo yatangiye kongera kubungabungwa. Ahangaha haje kongerwamo umutekano, n'igenzura. Imparage zongeye kwiyongera, ubu zikaba zibarirwa mu nyamaswa ziboneka cyane muri iyi pariki y'igihugu y'u Rwanda Akagera. Reka turebere hamwe noneho ibiranga imparage zo muri iyi pariki y'igihugu Akagera. Imparage ziba mu matsinda aribyo bita herds mu rurimi rw'amahanga. Ibi ngibi bizifasha kwirinda abanzi. Imparage kandi zirisha ibyatsi. Icyo wamenya ku mparage ni uko iriya mirongo yazo yirabura y'umweru, iyi ngiyi niyo itandukanya buri mparage, nk'uko intoki z'abantu zitandukanya abantu muri rusange. Imparage kandi zikunze kugaragara hafi y'ibiyaga n'ahari amazi, cyane cyane hafi y'amazi nyine. Reka turebere hamwe noneho akamaro k'imparage muri Akagera. Zifasha kugenzura ibyatsi aribyo bita savane. Ibi ngibi bituma savane idahinduka ishyamba. Ni igice cy'ingenzi mu ruhererekane rw'ibiribwa aribyo bita mu rurimi rw'amahanga food chain, kubera ko ari amafunguro y'inyamaswa zirya inyama nka leopard, lion, ingona ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Zikurura ba mukerarugendo benshi, bityo zigafasha igihugu mu kwinjiza amadovize cyangwa se mu gukurura ba mukerarugendo. Reka tube dusoreje ahangaha. Aka ni akaganiro gato twabakoreye gatoya cyane kavuga ku nyamaswa. Niba wagakunze wowe kanda like, ujye muri komenti, noneho ubutaha tuzaze noneho tukugezaho itandukaniro riri hagati y'imparage zo mu Rwanda ndetse n'imparage zo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane, njye wabateguriye ibi byose nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy, ushaka wanyita Ubi. Wibuke gukanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.